cyambere kimbabaje uno mutoza Foroje nk'ubu iyo afata umukinnyi uhetse abandi hano mu ikipe ya APR bamufasha bakamufasha Bububu n'iyi minsi umwataka wacu yaravuritse nawe utabizi Bububu yafashaga ikipe ni gutafata Bububu ukamubanza hanze azi neza yuko ari we muntu wari uduhetse mu iminsi umwataka wacu wari ukomeye wari uyoboye muri shampiyona wari ufite ibitego yarushagwa n'umukinnyi igitego kimwe cyonyine ubu ngubu akaba yamubanje hasi arabizi neza ko arwaye Bububu niwe wari uduhetse arabizi neza akamubanza hanze yarangiza akabanza muri amuhungu niye mpamvu yavuga ngo Bububu agafata Gilbert amasista Gilbert akora Bububu ntabwo ajya akina imipira yo kwifotoza ni ipasi atera rimwe agera mu izamu murabizi ibitego yakubise hariya atsinda polisi murabizi niye mpamvu yatuma yiga ukuvuga ngo umutoza wacu ntacyo tumutoje gushinga ubwo yakinisha abakinnyi dufite match ziri imbere za shampiyona ni ukuvuga ngo uko yakinisha abakinnyi nta kundi ni kuriya ahubwo abandi bakinnyi bariya bose atabanjemo dufite match ya shampiyona iri imbere kandi turakwishyura Gasogi ntabwo ari ikipe twabonye ritanganye cyane kuba twamaramo abakinnyi bacu ni ukuvuga ngo rero nitwitege muri rotu nitwitege nibone bigenze kuriya twabonye match zagenze twabonye umuzamu kuru bamushoze twabonye imipira ibiri Shayibobo yinjiyemo imipira y'umupira irateyemo agatera inyuma ntabwo ari ukuvuga ngo nubwo agiye abasimbura ubu utazabanza ariko umutoza wacu ukoruje nakoza tumushinga kuko ntabwo turatsindwa muri shampiyona ikipe ya kabiri kirusha amanota 6 tubuze ikirarane cyangwa direct ni ukuvuga ngo rero amakipe ntatwitege utadutsinze muri returu mubwiye yuko nta kintu ategereje muri returu ni muri returu gusa nayo irabizi rega nayo irabizi intore y'umurasha avuze kiba ari icyo muri returu tunaye kumutega igitego aramufana hano uvuga ati Foroje yagakwiye kuba abanjemo Shayibobo umwanya yagiyemo n'amadini atagiyemo yahwanye umunota wa 10 Shayibobo Foroje nta kibazo kimwe yari ariko bwiye ambate abasizi bashaka gushaka nange rero ikosa mane guturuka imbere Uretse abafana baba bemeze nk'abakinnyi inkuru njye ntabwo ariko mbibona bene umuceri wano bafana ukuntu bemeze njye ntabwo nabyumva kimwe nawe ni ukuvuga ngo njyewe ubwanjye Reinapu yabanje guca mu kibuga ntabwo nemeranya nabo shyiramo abakinnyi dutsinde bakina iminota 60 myiza kandi abantu ushaka gushyira muri squad n'ababazane nk'uko abikoze abashyiremo ikipe yacu apamu yabanje mu kibuga ntabwo mbiyeminga apamu amaze iminsi munini ariko se nimba ari umukinnyi ushaka guhiminota n'icyaga akagenda azamura urwego rwa finisiye wamukinishije iminota nyuma ariko wabanjemo abakinnyi baduhereza inshuro iyi ni match gukinira na Gasogi kunganya ubusa ku busa bwo wowe natwe tuba twateze kuri ba peri none tuzahidukuraho nta n'uzatubwira ngo tubwire bashaka ariko murashobora kuba bakeya musigaye muri bake kuba bake ni ibintu nk'ibi ngibi iyi match ibaye ubwa kabiri tunganya Bakate penalty cyane akora umukinnyi nk'abana bari mu cyumba abatera penalty barahari dore kumwe n'agikora mongo ikora international ande gacu penalty kwiga baka ntabwo byemera bamba barebe imbugiramo bakabamu byanjye mugi byanjye uko tifiteli no kugera amazi sibyo byanjye ikora international ikora international amasoranyo sibyo abafana batifiteli n'ababwiye ngo ngewe ikora international sekeri n'ibanga muretse kukumvugira bomba sekeri n'ibanga njye gikona international ujya gutegura urusenda araruseka agira ati araruseka
kubera avuye muri shampiyona aba ariwe uzahagarika sibyo ekuti mutabaruka turavuga tugira gute mubwira ko n'igikoni international utuye muri sonatibe sibyo sonatibe kubaruriyemo ni izina ry'ibinema imbere y'Imana ishobora nababwiye ko inkoko iz'ubwenge itora izindi ziri kuraha sibyo itora izindi ziri kuraha sibyo noneho njye mbabwira yuko Gasogi kuba yadutsinda ni nko kuba wowe wakwarika ubugari ugashakira isosi mu njugu injugu ni iki ni ibigori njye gikoni international wibiye seke riba njyewe ndavuze ngo ndashaka umuntu uzamagarika muri shampiyona cyangwa mu cyamahoro umuntu wariwe gusa ndabashimiye ibiteni kinebande abandi bose nabashira n'abakazungu amen mbaza hanyuma rero reka nkubaze yego mace uyibonye ute muri rusange njye mace uko njye mbonye ko nakubitaga imbeba nzisaka ubundi ufite imbeba mu nzu ubundi uzikubita uzisaka ikimama yukubita igibanda ukubita ugira gute ukubita Gasogi ukubita njyewe gikoni international kamubiri seke sibyo aperefuse njyewe uyanzaniye agasevarante roviyo bobo amaye sevarante asa wala wese reka noneho nagusubize nibanze nimbugo ndashaka ndongera ngo niwe nakazaniye ndongera ngusubize Nyabugogo naje hano kamera rero neza kumugaragara tangazo abanyarwandakazi Nyabugogo nahita nsubize umaye sevarante ngo wayimano yikuye ku mutima ishimishe wowe n'abanyarwanda muri rusange ikindi kandi mvuga wibireseke kimwe mu bintu mvuga ubu akakanya ndababaye ariko kuwa gatatu mbabazwa n'ukuntu nganyije na Gasogi nayirishije Gasogi ntabwo yashakaga gutera umupira yashakaga kunganya ariko kuwa gatatu niwo mupira kuwa gatatu nimbuza umupira w'Iburayi ni Burayi nzakina umupira w'Iburayi ndayikubita umva ngubwira igikoni international oya baraje bavuge umva igikoni international sibyo ubundi makobwa aba mu ntara makobwa abi Gasogi mahungu abi Kigali makobwa yaje kuramukanya na mahungu sibyo none makobwa aza kuramukanya na mahungu i Kigali twamwakire makobwa kuba yaje akaramukanya niki na mahungu ngiye mahungu turamwakira ahubwo kuba makobwa atwemerera urukundo akavuga ati muzagusana gukwa ibindi ntaruduhe ntabwo ati ngendeme cyangwa makobwa ninde makobwa ni Gasogi none makobwa ekute makobwa ni Gasogi oma se nyina wa makobwa ni Kenisi none nyina wa mahungu sibyo nebyara none reka nkubire sekere niba none ubwo ngo turashaka kugira ngo tumenye ngo igikoni international makobwa yemeye kuzataha ubukwe agataha bari baje gukwa gusa no gukwa twakoye twagize gute yavuye i Masaka araza tumwambutse Gasogi araza mwakoye cyogesho ntabwo ugira umushumi by'imbwa ibyo mvuze ngo Kenisi wowe wavuze ko ugiye kugira abagore ntabwo byaguhiriye kuko umukobwa wawe ni namubenzi uwo nasabye ntabwo ari ubazanye uwo bazanye adefanda umva uwo bazanye yitsimbye urumva ariko ndi umurashi umukobwa mwaje gusaba mwasaza atariwe nasaza atari we namuhiza turamubura namuhiza baze gato namuhiza ndamubura reba kubwo ubwiye Kenisi uriya munwa wawe ufunge ubutaha zamufata umunwa urumva ukubita amagambo make urumva bikuba byinshi ekute sirivu naho ngusize naho musane ekute sirivu pre gambi yabahita gacuma gikongo buriya umugeni yaratwimye zatwimye kwa gatatu azaduha neza twakoze ubukwe umugeni yaratwimye tugira ite Gasogi tuzakora umunsi ni Sevarante ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri Kenisi ni madamu wacu Kenisi ntakajya tubasha arabimye aratwimye yembi kubwe sirivu pe y'agacuma gikondo ndabikubwiye ngo
wikani ndahura na Bugesera Nyamata ngomba kwikubita nyica mu cyico nyibabaza tuza kwihimurira umugeni wabonye kanyimye aranyimye kwitara simusanze ashatse kunyima irama kikajyamo none ngo bimeze bite nsabira nyagura ko noneho makobwa birajya bihura nande na Rove ari ndeye Musanze ndayibabaza ngera kuri murumuna wanjye yandi sinzi ngera kuri Nyagatare ibyabereye hano i Kigali ho ntago nabibonye cyaki gacubare nkubwiye muvandi je ni mu bicu umva banepo banta bose bakseri babwira ko mugomba kwiseza umva ni mu bicu twebwe ntago amareka twumva ntago dushaka zaranga egeranga umfana yeke waburiye ubwenge naje gufana Gasogi United cyangwa usanze uri umureye Dumufana wa Gasogi United usanga ufatiye Dumufana Gasogi United urubambye ngira abakinnyi batatu muri Gasogi use bambizi niba hari Maxel Jumeku nubwo yagiye ariko ni yarahari uyu nguyu uramaze Joseph abakinnyi bakinye na kigomba bavuge ikipe yacu Gasogi United zizasezerera PFC 2-0 kandi muzabibona reka nkwisabire muzabibona icyo umwana yarose ntabwo ari kiwabo muzabibona icyo umwana yarose ntabwo ari kiwabo kereka iyo ari se wa kirose kandi ikindi nubona imbwa yuriye igiti ntuzagire niyo yurije karuba wayurije leta mwibire seke niba umva abanyagasogi bagabanya umunwa bashyire baro hasi gutera umupira ibyo bikubwira banyitanya ko reba wowe ufana gasogi utazi gushora uri umuntu reka dusoze ikipe yacu Gasogi izasezerana pe semera abanyarwanda